Twige Ikinyarwanda. Kumenya gusoma ni ingenzi mu buzima, ntiwajijuka utazi gusoma. Iki ni ikiganiro Twiga Ikinyarwanda kigenewe abanyeshuri biga mu mwaka wa gatatu w'amashuri abanza. Gikorwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda ku bufatanye na USAID mumenye ku nkunga y'ikigo cy'abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. Dusome kenshi tumenye byinshi, muhore muduha urubuga rwo gusoma, bizadufasha mu buzima. Mume urubuga nsome. Ndabasuhuje abanyeshuri bo mu mwaka wa gatatu. Ni Sonia, umwarimu wanyu w'Ikinyarwanda wo kuri radiyo. Nizere ko abantu bakuru cyangwa abavandimwe banyu babari hafi kugira ngo babafashe. Murasabwa gutega amatwi mwitonze amabwiriza mbaha kugira ngo mubashe kwiga neza. Muriteguye? Abana, mwakoze umukoro umwarimu yabasigiye ubushize? Mwibuke ko umukoro wari uwo kubwira abo mubana mu rugo inkuru twasomye, ndetse mukababwira n'icyo yatwigishije, no gushushanya ihene n'intama zimaze gusabana imbabazi zikiyunga. Nyuma y'isomo muze kwereka umuntu mukuru muri kumwe kugira ngo bakosore. Muribuka inkuru umwarimu yabasomeye mu isomo ry'ubushize? Bwira umuntu mukuru muri kumwe umutwe w'inkuru twize, cyangwa uvuge mu ijwi riranguruye niba nta wundi muntu muri kumwe. Murakoze cyane. Inkuru twasomye ubushize ni amatungo yancyuye imihigo. None se, ninde watubwira iki inkuru amatungo yancyuye imihigo yatwigishije? Ngaho bwira umuntu mukuru muri kumwe isomo twigiye mu nkuru. Murakoze cyane. Mu nkuru amatungo yancyuye imihigo, twizemo isomo ryo gufasha bagenzi bacu no kubana neza. Igihe mbonye ntabishoboye nkaba nakwitabaza undi muntu kugira ngo amfashe. Twige Ikinyarwanda. Babyeyi, isomo ry'uyu munsi riboneka mu gitabo cy'Ikinyarwanda cy'umunyeshuri kiri kuri murandasi ku rubuga rwa REB rwitwa e-learning.reb.rw. Niba ubasha kugikuraho, wakireba ukajya ku rupapuro rwa 281 tukajyana. Niba kandi utabasha kugikuraho, ntugire ikibazo. Urabasha gufasha umwana wawe gukurikira isomo utagifite. Reka twumve aka karirimbo mu gihe mwitegura. Nzakunda gusoma, mbihe umwanya uhagije, kandi iyo ukunda gusoma ufata neza ibitabo. Ababyeyi bamfashe, mwarimu nawe wamfashe, inkuru nziza mudusomera zidukundisha gusoma, kandi iyo dusoma niko twunguka ubumenyi. Ngaho nimuduhe urubuga rwo gusoma, nimuduhe urubuga rwo gusoma. Bana tujye dukunda gusoma, njye buri munsi mfata iminota 15 nkasoma ibitabo. Abana bazi gusoma neza nibo batsinda amasomo neza. Ni mu rubuga nsome, mu rubuga nsome, mu rubuga nsome, mu rubuga nsome. Ngiye kubasomera agakuru gato inshuro ebyiri. Mutege amatwi uko nsoma, nyuma ndaza kubabaza ibibazo. Bukeye ibiguruka byose bifite intege byaje byitwaje amasuka. Ni byiza kwambara amakanzu maremare ahisha intege.
umuceri urera, inyamanza itangira kujya iwiba. Yameshe umwenda urera. Reka nsome bwa kabiri. Bukeye ibiguruka byose bifite intege byaje byitwaje amasuka. Ni byiza kwambara amakanzu maremare ahisha intege. Umuceri urera, inyamanza itangira kujya iwiba. Yameshe umwenda urera. Ubu noneho ngiye kubabaza ibibazo. Reka mbabaze ikibazo cya mbere. Mu nteruro ya mbere n'iya kabiri harimo amagambo abiri asomwa kimwe ariko adasobanura kimwe. Wayabonye? Nawe uri kwiga udafite igitabo wayumvise? Reka nsubiremo iki kibazo. Mu nteruro ya mbere n'iya kabiri harimo amagambo abiri asomwa kimwe ariko adasobanura kimwe. Wayabonye? Ngaho yabwira umuntu mukuru muri kumwe cyangwa uyavuge mu ijwi riranguruye niba uri wenyine. Byiza cyane. Igisubizo ni intege. Twasomye ko ibiguruka byose bifite intege byaje byitwaje amasuka. Turongera dusoma ko ari byiza kwambara amakanzu maremare ahisha intege. Twige Ikinyarwanda. Reka tujye ku kibazo cya kabiri. Mu nteruro ya gatatu n'iya kane naho harimo amagambo abiri asomwa kimwe ariko adasobanura kimwe. Wayabonye? Ngaho yabwira umuntu mukuru muri kumwe cyangwa yavuge mu ijwi riranguruye niba uri wenyine. Murakoze cyane gusubiza. Amagambo asomwa kimwe ariko adasobanura kimwe twabonye mu nteruro ya gatatu n'iya kane ni urera. Twasomye ngo umuceri urera, inyamanza itangira kujya iwiba. Turongera dusoma ngo yameshe umwenda urera. Twige Ikinyarwanda. Abanyeshuri beza, uyu munsi rero tugiye kwiga imvugwakimwe. Musubiremo hamwe nanjye. Imvugwakimwe. Musubiremo mwenyine. Imvugwakimwe ni amagambo asomwa kimwe, akandikwa kimwe, ariko ntagire igisobanuro kimwe. Nk'uko twabisomye mu gakuru kacu, twabonye ko amagambo intege mu nteruro ya mbere n'interuro ya kabiri na urera mu nteruro ya gatatu n'interuro ya kane yandikwa kimwe kandi asomwa kimwe ariko akaba adasobanura kimwe. Twabonye inyamaswa zifite intege no kwambara umwenda muremure ugahisha intege zawe. Turongera dusoma ngo umuceri urera na yameshe umwenda urera. Mwibuke ko aya magambo yandikwa kimwe kandi agasomwa kimwe ariko ntasobanure kimwe yitwa imvugwakimwe. Murakoze. Nsomera ku ishuri ndetse n'iwacu ndasoma. Ibitabo byanjye bifata neza uko bikwiye kandi nsinda andi masomo kuko nzi gusoma. Ababyeyi banjye barezi namwe bayobozi, muzirikane inshingano zanyu zo kudufasha kumenya gusoma. Aheza h'ejo hacu tuzahakesha gusoma. Bana tujye dukunda gusoma. Njye buri munsi mfata iminota 15 nasoma ibitabo. Abana bazi gusoma neza nibo batsinda amasomo neza. Ni mu rubuga nsome, mu rubuga nsome, mu rubuga nsome, mu rubuga nsome, ni mu rubuga nsome, mu rubuga nsome, mu rubuga nsome, mu rubuga nsome. Ubu noneho tugiye gukina umukino w'imvugwakimwe.
turimo gukurikira isomo ry'Ikinyarwanda rigenewe abanyeshuri biga mu mwaka wa gatatu. Mwibuke ko imvugwakimwe ari amagambo asomwa kimwe kandi akandikwa kimwe ariko adasobanura kimwe. Nimba abwira ijambo, urahita ushaka irindi bivugwa kimwe ariko bidasobanura kimwe. Ni ukuvuga ko ushaka imvugwakimwe yaryo. Hanyuma icyo gisubizo ukibwira umuntu mukuru muri kumwe cyangwa ukivuge mu ijwi riranguruye niba uri wenyine. Ndaza nanjye kandi kuvuga igisubizo kiri cyo kugira ngo urebe niba wabikoze. Mureke dutangire. Gusoma igitabo. Reka nsubiremo. Gusoma igitabo. Mwabashije kuvumbura imvugwakimwe yo gusoma igitabo? Yego. Urugero rw'igisubizo nyacyo ni gusoma umusa. Gusoma umusa. Reka tujye ku ijambo rya kabiri. Ngiye kurivuga, hanyuma murishakire iryo bivugwa kimwe, bikandikwa kimwe, ariko ntibisobanure kimwe. Ni ukuvuga ko mushaka imvugwakimwe yaryo. Muriteguye? Ijambo rya kabiri ni guca urupapuro. Reka nsubiremo. Guca urupapuro. Mwabonye imvugwakimwe yo guca urupapuro? Urugero rw'igisubizo nyacyo ni guca urubanza. Guca urubanza. Reka mvuge ijambo rya gatatu, naryo murishakire imvugwakimwe yaryo. Iryo jambo ni kuvuga ijambo. Reka ndisubiremo. Kuvuga ijambo. Mwabonye igisubizo? Ni byiza. Imwe mu mvugwakimwe zo kuvuga ijambo ni kuvuga umutsima. Kuvuga umutsima. Babyeyi, nimwibuke ko mushobora gufasha abana banyu gusubiramo amasomo mubatiza telefoni, hanyuma bagasubiza ibibazo byoherezwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda. Ukanda akanyenyeri 134 akadirishya, hanyuma ugakurikiza amabwiriza. Ahangaha haboneka ibibazo ku banyeshuri bose guhera mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza kugera mu mwaka wa gatandatu w'amashuri yisumbuye, harimo na TVT. Abana, mwishimiye umukino w'imvugwakimwe? Nizere ko buri wese wamushimishije. Wabashije kubonera amagambo angahe imvugwakimwe zayo? Nizere ko nibura hari ayo wagerageje kubona. Sibyo? Ababikoze neza mwese rero nimwiha amashyi. Reka mbahe n'aka karirimbo, hanyuma nikarangira turiyibutsa imvugwakimwe twabonye muri iri somo. Bayobozi, nimufasha abana kuzagera ku bushorishori bw'ubushobozi bifitemo. Iyo umwana ashobora gusoma, burya ashobora no kwiga, kandi iyo ashobora kwiga agirira igihugu akamaro. Uko abana benshi bamenya gusoma, niko ubukungu bw'igihugu bwiyongera. U Rwanda rukeneye abaturage bajijutse kugira ngo tugire iterambere ryihuse kandi rirambye. Twigisha abana gusoma. Mubyeyi, igisha umwana gusoma, toza umwana gusoma. Bana tujye dukunda gusoma. Je buri munsi mfata iminota 15 nasoma ibitabo. Abana bazi gusoma neza nibo batsinda amasomo neza. Ni mu rubuga nsome. Mu rubuga nsome. Mu rubuga nsome.
Banyeshuri beza, nk'uko nari maze kubibasezeranya, reka mbibutse imvugwakimwe twabonye uyu munsi. Mukurikire, sibyo? Ijambo rya mbere ryari gusoma igitabo. Imvugwakimwe yaryo twabonye ni iyihe? Yivuge mu ijwi riranguruye. Twavuze gusoma umusa. Ijambo rya kabiri ni guca urupapuro. Vuga imvugwakimwe mu ijwi riranguruye. Nibyo, igisubizo twatanze uyu munsi ni guca urubanza. Ijambo rya gatatu ryari kuvuga ijambo. Wambwira imvugwakimwe yaryo? Ni byiza. Imvugwakimwe twavuze yo kuvuga ijambo ni kuvuga umutsima. Byiza cyane. Abanyeshuri, nishimiye cyane kubigisha imvugwakimwe. Mwabikunze namwe? Dutega amatwi umukoro. Urasaba umuntu mukuru mu bana akwigishe nibura amagambo 3 afite imvugwakimwe yayo. Abafite ibitabo by'Ikinyarwanda, murebe ku rupapuro rwa 281, murahabona umwitozo w'imvugwakimwe. Nurangiza uyu mwitozo, wereke umuntu mukuru mu bana, arebe niba wabikoze maze agukosore niba ari ngombwa. Tuzakomeza ubutaha. Muzibuke gukurikira iki kiganiro. Saba umuntu mukuru mu bana kuzaba muri kumwe, kandi abafite ibitabo muzabe mubifite. Ababyeyi namwe turabakangurira gukomeza gushishikariza abana banyu kwitabira iki kiganiro no kubafasha mu gihe barimo kugikurikira. Nimumfashe dushimire UNICEF batwemereye gukoresha indirimbo nziza mwumvise muri iki kiganiro. Barakoze cyane. Babyeyi, iri somo ry'Ikinyarwanda abana bize uyu munsi mushobora kongera kurisanga ku rubuga Ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda gishyiraho amasomo atandukanye rwitwa e-learning.reb.rw cyangwa kuri YouTube channel yitwa REB e-learning no kuri YouTube channel yitwa USAID somo menye. Twiga Ikinyarwanda. Iki cyari ikiganiro Twiga Ikinyarwanda gikorwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda ku bufatanye na USAID somo menye ku nkunga y'ikigo cy'Abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. Bizadufasha mu buzima. Mume urubuga nsome.